Urakoze witeka mana ya Abrahamu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo. Ijambo riratubwira ko turi abasuhuke n'abimukira muri iyi si. Mwami, muri iki gihe turimo, Mwuka Wera wishurire abizera bose Kristo icyo iryo jambo ryarivuga, ngo tumenye uko twitwara muri ibi bihe bya nyuma, tumenye abo turi, tumenye n'impamvu turiho, tumenye naho tuva naho tugana, itume dutunga imitima y'ubwenge, dutunga imitima yo kwirinda, tumaze kwimenya no kumenya intego yo kubaho kwacu no guhamagarwa kwacu. Urakoze rero, urinde kuba mu bigare, kuba mu bintu utasobanukiwe neza ibyo ari byo, ariko tumenye neza ibyo ushaka ko tumenya. Wa munyabinyoma Satani akomeze gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Rero tumaze kuvuga ko amasengesho yacu uyu munsi kuwa gatatu tariki 22 ijambo ribudufashe ni ijambo ritwibutsa ko turi, bari babizi batabizi nabo rirababwira yuko abizera Kristo bose ngo nabasuhuke n'abimukira. Ibi bifite icyo bivuga, nkuko turi bugaruke kuri ya magambo twabanje gusoma muri Petero wa mbere igice mbere 11:12. Aho niyo hariho ijambo y'urufunguzo. Amen. Le passage clé iyo turiga. Imana ishimwe. Twabonye ko amagambo abiri, ubusuke, kuba umusuke no kuba umwimukira, bisangiye ikintu kimwe cyuko umusuhuke n'umwimukira aho bari ntabwo ari wabo. Hari ahantu bariho barava, hari ahantu bariho baragana. Hajemo igitekerezo cy'intego. Imana ishimwe. Twabonye ko muri filozofiya hari ijambo ryitwa teleology, atari theology. Amen. Ni ukuvuga ni ibijyanye no kumenya intego ya nyuma, but final, le but final ya buri kintu cyose. Amen. Aliyo teleo cyangwa telos mu Kigiriki, ni ukuvuga intego, telos intego, na logos ni ukuvuga kwiga ibyerekeye intego z'ibintu n'ibindi. Imana ishimwe. Nta kintu rero kibaho kidafite intego. Uniko Imana yaremye ibintu byose bifite intego. Nibyo ubona ukabona ko nta ntego bifite, birayifite. Imana ishimwe. Yaba wowe ufite intego uyimenya utayimenya, ndetse n'ibituzengurutse dukikije bifite intego, tubimenya tuyimenya. Niyo mpamvu umunyabwenge yitwa Aristote niwe wa mbere yavuze ibi bikurikira, birafite aho biri budufashe mu byo twiga. Ibyo yise les 4 causes, vuga ngo impamvu enye y'ibi bintu bituzengurutse, la matière, les causes naturelles y'ibintu. Cause ya mbere cyangwa impamvu ya mbere yayise cause matérielle, ni ukuvuga ni ibintu byose ubona n'amaso yawe. Ni ikibazo wibaza ngo kiriya ni iki. Iyo ubajije ngo kiriya ni iki, uba uriho urashakisha cause matérielle. Iyo ubajije ngo kiriya ni iki, ni ibuye, ni igiti, uba uriho urashakisha cause matérielle. Ubona ko n'abantu batize
babibamo batabizi. Ntabwo ujya wibaza ngo kiriya ni iki. Buriya rero muri filozofi urashakisha cause matérielle. Haleluya. Akabaho cause ya kabiri, cause formelle. Muramo harimo ijambo yitwa forme. Haleluya. Kuko kugira ngo ikintu kibeho muri iyi si iboneka gifite forme. Hakidafite forme ra? No. Icyose gifite, urashaka kuvuga ati nabonye imodoka imeze gutya na gutya, ni ndende, ni ngufi, n'ibindi. Nabonye umugabo ameze gutya na gutya, nabonye urukweto rumeze gutya na gutya. Ibyo se kuva waviye mu rugo, ibyo wagiye uhura nabyo, wambwira bikeya bya capse attention yawe bya wabonye byakugumye mu bwongo. Nutangira kubimbwira, urambwira ati nahuye n'umuntu ameze gutya na gutya, n'imodoka imeze gutya na gutya. Sibyo? Uriya uriho uravuga ibyo bita cause formelle, kuko ni ishusho yakugumyemo. Ibidafite ishusho ntabwo biba hano mu isi. Wagize mu isanzure riboneka, ibintu byose bifite ishusho, bishobora gupimwa, uburebure, ibiro. Kubera iki? Ko bifite ishusho. Imana ishimwe. Ibidafite ishusho wabivuga gute? Tout simplement ntabwo ntibiriho. Mwayibizi? Ibidafite ishusho ntabwo biriho. Biri mu yindi si itari yacu. Ukwezi gufite ishusho, izuba rifite ishusho, isi ifite ishusho n'ibipimo byayo. Mwayibizi? Rivuga ngo ikidafite ishusho ntabwo ushobora kumenya uko wakivuga. Umwuka, simvuga esprit, uyu l'air, umwuka ufite ishusho. None se ntabwo uri muri isi yacu? Ariko tuwushira mu bintu by'isi, kuko umwuka ushobora kubikwa. Iyo ubitswe ufata ishusho y'ikintu ubitswemo. Mwabizi? Rero urafata ni matériel. Mwabizi? Amazi afite ishusho? Kubera iki? Afata ishusho y'ikintu. La preuve nuko iyo uyakonjesheje agahinduka ibarafu, ukavana muri kiya kintu, iyo barafu ifite ishusho ya mazi, nako ya cya kintu amazi yagiyemo. Imana ishimwe. Noneho hakaba rero cause ya gatatu, iyo bita cause efficiente. Ni ukubaza ikibazo, ese ikintu cyatangiye gute kugira ngo kigere uko gufata ishusho ye mbona? Cyatangiye gute? Ninde wagikoze ngo kimere gutyo? Urashaka kumenya uburyo icyo kintu cyavuye mu ishusho cyari gifite, ikaba gifite indi shusho. Hanyuma cause ya nyuma niyo twebwe ituzanye muri Petero rero. La cause finale niyo cause ya kane ya Aristote. Uvuga ngo iki kintu intego yayo ni iyihe? Ibyo turise intego yayo ni iyihe? Natwe turibaza intego yacu ni iyihe kuba turi hano muri iyi si. Ngo turashakisha iki? Cause finale.
cyangwa mu rindi jambo ugashakisha telos muri ya teleoloji. Ibyo ntabwo mubyumva se? kumenya mpamvu uri hano, ego ni iyihe? Uriya mugenzi, uriya musuhuke n'uriya mwimukira akwiye kumenya teleoloji ye, akwiye kumenya but final ya voyage ye, y'urugendo rwe. Imana ishimwe. Murakurikira? Ndibaza ko bitahanitse cyane. Ibyo se mukara dufasha kugira ngo tubivuge mu Kinyarwanda cyacu. Reka nete mukunda ngo dusubiremo rya jambo twatangiriyeho muri Petero wa mbere. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza bizabatere guhimbaza Imana umunsi wo kugendererwamo. Amen. Aya ni amagambo tukwiye kumenya neza uko ari muri Bibiliya. Ibyo by'amakoze ane twazanye, nimba twabiza mu Kinyarwanda impamvu enye koze za Aristote tumaze kubyumva, yuko buri kintu cyose kireponda kuri gisubiza ibyo bibazo bine. Amen. Koze materi urumva ko nugushaka kumenya icyo kintu cyari cyo, nibuye n'amazi n'ibiki. Amen. De quoi la chose est faite. Icyo kintu kikozwe n'ibiki. Hanyuma cause formelle twavuze qu'est-ce que c'est? Bien biduha rero kudekiriva icyo kintu, ishusho n'ibiki. Hanyuma cause efficiente twabonye no kumenya icyo kintu byagenze gute ngo kigere aho kiri, cyangwa kigere ku ishusho gifite. Efficience abarimo notion ya dynamique ya force y'imbaraga zakore muri icyo kintu kibere uko kiri mu gihe urakireba. Hanyuma cause finale twabonye ko ni intego y'icyo kintu. Ese ikintu kiriho ku iyo ntego bigende gute? Umubumbyi afata ibumba, ibyo ririya bumba iyo arifashe gutya ntacyo arabumbamo, riba rigizwe n'iki? Ibumba ni iki? Icyondo. Iyo ni cause materielle. Bumba ni icyondo. None umubumbyi arabumba rero, ibyo. Haleluya. Atanga ivuga ishusho. Iyo ni cause formelle. Hanyuma noneho akivanyemo umudamu ufite akabindi ku mutwe n'umwana ku mugongo, iyo statue, sibyo? None wowe urashaka kumenya uko byavuye mu ibumba itaka bikageraho riba umugore, ishusho y'umugore ufite akabindi ahetse n'umwana mu mugongo. Urashakisha cause efficiente, kuko hari imbaraga zashizwemo n'ubwenge niki kugira ngo bikorwe. Hanyuma noneho ugahita uvuga se ibi byose babikoreye iki? Kuko uriya muntu wafashe rya bumba afite intego, ibyo afite umwanya wo guta. Wa mwanya yakoresheje ajya gufata rya bumba, ari bumba agira gute, akarivanamo icyo yatekereje yariho arakora intego yamutumye kujya gufata rya bumba. Iyo niyo telos, teleoloji, niyo ntego. N'ubuzima bwawe rero nanjye, ntabwo Imana yapfuye kukurema gusa
imana yari ifite intego, imana yari ifite telos. Imana ishimwe. Ntabwo gusa imana ngo tubumbe ngo kanaka tureme kanaka. Yego Adamu sibyo, imana yaramuremye, sibyo, hanyuma imuvanamo Eva, umuntu wa mbere n'umugabo wa mbere n'umugore wa mbere, hanyuma twebwe dukomoka kuri abo. Ariko nubwo dukomoka kuri abo, amen, ntabwo turi des créatures en série. Urabona izi moto wenda bamwe bazijeho, urabona iyo moto ziriya, ntazubona zisa, babanje gukora imwe, sibyo, yitwa prototype. Banje gukora imwe, bamaze kuyemeza ati iyi niyo kabisa, sibyo, iyi irasubiza ibibazo ya telos yacu, intego yacu. Mu Rwanda hari imisozi, iyi rwose na moteri yayo n'ibiki byose n'amamortiseur, sibyo, iyi izashobora ya misozi. Hari amabisi amwe bazanye hano ananirwa kuko ntabwo yakorewe imisozi, yaravuye muri Egypte. Ni ukuvuga ngo rero babanza gusohora ya mbere, bamara kuyishima noneho bagira gute, ikiruhije ni iki, ni iya mbere, ibindi ni iki, ni ugufyatura. Twebwe ntabwo badufyatuye, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Satani niko ashaka kutubwira ngo muhe mu gusaba byafyatuwe biri aho, bibaho hanyuma bikavaho bagafyatura ibindi. Kada umwe wese asa naho Imana yamuremye mu buryo bw'umwihariko. Niyo mpamvu nakoresha ijambo ngo ufite intego, Imana ifite intego yatumye wowe ubaho. Donc ne sont pas des créatures en série. Ayubize. Ese birumvikana? Ntabwo turi nka ya mamoto babanza gukora imwe noneho bayishima bagakora izindi. Abamiliyardere cyangwa abamiliyardere bo muri za Amerika na abamiliyardere mu madolari, kugira ngo bitandukanye na rubanda n'abandi bantu bose, berekane ko bo bafite urwego barimo, sibyo, aragenda mu ruganda noneho agatanga komande y'imodoka imwe yonyine iye, nta wundi azayigira. Noneho iyo rero niyo agenderamo, nta yindi ya kabiri, kuko ni kontra bafitaniye n'uruganda, bakamuca miliyoni zingahe ku kamodoka, imodoka iraho, nta yindi bazakora, niyo yonyine. Iyo rero ntabwo ari en série, kuko nta yindi izaza. Niyo mpamvu ifite agaciro, niyo mpamvu idatunzwe n'abantu babiri ku isi yose. Rimwe ni muri Amerika baranyeretse akamodoka gato cyane k'umumiliyarderi, ati kariya ku isi yose ni akanyine, niyo kontra afitanye n'uruganda. Ayibise. Rero natwe rero ntitwizibaze ngo twebwe turi des créatures en série. Ntabwo badufyatiye pa hanyuma nurangiza genda. Mwayona izi moto iyo zishaje bazana izindi, sibyo, ni ukugenda basimburana. Hano murazigira arira ngo zagiye kuhazana izindi. Ntabwo rero twebwe nubwo urungano rugenda rutambuka akazi urundi, ntibivuga yuko turi des créatures en série, yuko turi abantu gusimana, abantu bafyaturwa gusa. Buri muntu wese umunsi Imana yamutekereje ikamushyira mu bitekerezo byayo, yatangiye kubaho mu bitekerezo by'Imana n'ababyeyi be bataranabaho. Hanyuma igihe kigeze abazamubyara bakabaho, hanyuma Imana igatega ko ari wamubyara. Uko byagenze kose, ibyo ntabwo bihindura icyo Imana yateguye. Biragoye kumva?
Yes, ugisi muvuga oya, biragoye kumva erega, biragoye kumva. None se wowe l'infinité de Dieu urayumva wowe? Kuba Imana iri infini, kuba Imana idafite itangiriro n'iherezo, yaba mu kubaho mu bwenge bwayo, yaba mu mbaraga zayo, yaba murabyumva? Omnipresence, omnipuissance, omniscience. Wowe urabyumva ibyo? Na niko bivuga yuko ntago mbyumva ukuntu abambyaye bataranabaho nari mu mutima w'Imana, nari mu bitekerezo byayo. Wayumvise? Itararema n'inyenyeri ya mbere, itararema na atome ya mbere, itararema ikintu cyose iyi sanzure yavuyemo, ngo jyewe j'existais déjà dans la pensée de Dieu, nabagaho mu bitekerezo byayo. Wese urabyumva wowe? Amuze abanyakuri. None se umukristo ni iki? Mukwiye kuba abanyakuri. Non, ça dépasse notre entendement. Biraturenze. Manishi. Nawe kurenze wowe? Oui. Birakurenze. Uvuze ngo urabyumva ntabwo ari byo. Te trompe toi-même. Ayibise. Infinité y'Imana ntabwo tuyumva. Comment Dieu est partout en même temps? Comment Dieu sait tout? Ni gute Imana iri hose mu icyarimwe, Imana ikabizi byose icyarimwe, ikuva amasengesho ya miliyari 9 icyarimwe, ikasubiza. Urabyumva wowe? Cyane urasenga hano, urasenga mu Bushinwa, undi yaguye mu nyanja, aratabaza, undi nawe ari mu buriri araryamye, ararwaye, aratabaza, undi n'umubyeyi ari kubise, aratabaza. Mwabyumvise? Undi nawe indege itangiye kugira gutya, bari baratabaza. Ku isi yose baratabariza icyarimwe, Imana ikabumvira icyarimwe. Wese wabyumva wowe? C'est ça qu'on appelle l'infinité de Dieu. C'est incompréhensible, birenze ubwenge bwacu, ariko ni ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. No, aka kaservo kacu ni gato. Sinababwiye ibiro byako. Wowe ikiro kimwe n'amagarama 400 y'inyama ntiwayirya, niwihambira kuva mu gitondo ari mugoroba ukajya ufataho gato, niyagera saa 12 warangije. Uko niko servo ubwonko bwawe bupima. Ubwonko se buzamenya gute Imana mu Mana bwayo? Biraturenze. Iyo mbitekerereye yewe birandenze. Kandi si jyenyine, n'abambanjirije mu mateka y'isi, n'abanyabwenge baturusha ubwenge mu buryo butandukanye, les philosophes là, bose byarabarenze. Igihe cyose bashatse kwiga kuri infinité y'Imana, infinity of God, byarabarenze. Ils n'ont pas saisi. Yabarenga. Mwabizi? Kandi kubitekereza ni byiza, kuko hari ikintu birema mu kwizera kwawe, birema kumenya Imana yawe uko ingana, ko na bipimo ifite. Amen. Bigatuma utekana, gatuma udahungabanywa mu gihe ibintu byose bibe birakubitwa hirya no hino. Ukamenya ko Imana uhamagara ntabwo ari Imana iri limite, ntabwo ari Imana iri dépassé n'ikintu na kimwe, ntabwo ari Imana yarengerwa n'ibibazo ngo none ngo byabaye byinshi, ngo mwana wanjye ubutegereje mu Bushinwa mbanze niyo kipeniya n'ibyawo hanyuma ndagugarukaho, hagati aho ube wihanganye. No, ni Imana iri hose icyarimwe, ni Imana izi byose icyarimwe, ni Imana ishobora byose icyarimwe. Imana yabwo icyubahiro. Haleluya. Amagambo menshi muri Bibiliya Imana arabivuga, irerekana infinité yayo. Imana irerekana infinité yayo. Murazi impamvu ari Imana? Paraporo byaremye. Kuvuga ngo nimba Imana ariyo byose byakomotseho, wabyumvise? Isanzure tutazi ko ringana,
univers, cosmos, ikaba yarakomotse kuri iyo mana. Ni ukuvuga ngo rero imana irenze ibyo yaremye, irabitaransanda. Wabibise? Ibanga ni iri, nubwo imana iri hanze y'ibyaremwe. Okay? Amen? Ntabwo ishobora kuba ingana n'ibyo yaremye kandi yarabiremye. Yarabiremye uko bingana kose irabisumba. Kuba ibirenze rero, ikintu gitangaje iri no muri byo. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Ni gute imana yaremye ibintu byose ikaba no muri wowe? Wowe ntabwo ujya ubyibaza wowe? Iyo nabyo ntushobora kubyumva. L'infiniment grand, l'infini vient habiter dans un être fini. Ni gute wowe umuntu ungana gutya, imana yaremye isanzure tutazi uko ringana, ikaza kuba muri wowe? Wabisobanura gute? Nibyo bita la transcendance de Dieu. Imana irenze byose, la création et l'immanence de Dieu kandi ikabibamo. C'est ça le mystère. Amen. Icyo bitangaje. Amen. Uzabonera he? Hari igihe umuntu yicara gutya agatekereza ikintu, wabibise, hanyuma akakibona, cyangwa nijoro ukarota kibaza ukuntu kiriya kintu wagitekereje hashize imyaka 10, none urakirota. Hariho ibintu bitwereka ko ntabwo imana yaremye gusa ibyo usingira. Hari byinshi nibyo udashobora gusingira. Ibyo dusingira twebwe mu bwenge bwacu ni bike cyane, n'agatonyanga. Ibyo dusingira nibyo byinshi biturenze umubare. Amen. Nibyo bita l'infinité de Dieu, infinity of God. Infinity rero nta muntu n'umwe kuva kuri Adamu kugeza uno munsi yashoboye kuyimenya neza iyo ariyo. Hatanzwe amadefinisiyo menshi, hatanzwe ibisobanuro byinshi, ariko nta gisobanuro gihamye. Donc c'est un mystère, un grand mystère. Banishima. Alléluia. Ibyo rero jyewe nk'umuntu yizera binyungura iki? Binyungura kumenya ko Imana yampaye kuyizera ni Imana irenze byose. Ni Imana irenze byose, kandi ni Imana iri hose icyarimwe, izi byose icyarimwe, ishobora byose. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero bimpa ukwizera muri iyo Mana ariyo Kristo, niyo yaje guhishura yuko buri kintu cyose, mbyumva ntabyumva, mbireba ntabireba, mbisingira ntabisingira, everything is under control. Buri kintu cyose kiri munsi y'ubutware bwayo. Mana ishimwe cyane. Amen. Tugaruke rero kuri ayo magambo y'Imana muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 10-12. Haleluya. Tumaze kumva none ko buri kintu cyose gifite intego. Urabyumvise? Ikintu cyose gifite intego. Iyi ntebe wicayeho ntabwo Imana yiremye gutyo. Niko yiremye? Ya. Haraho yavuye he? Ti plastique yo. Uvuga ngo hari matière ya mbere bafashe. Sibyo? Hari umuntu wabitekereje. Aradesigninga mu mutwe. Hanyuma bakora iya mbere. Babona ko ireponda ku byo bashaka. Bamaze kuyishima, uruganda rufatura izindi. Uvuga ngo bari bafite intego. Rero natwe kuba turi muri iyi si ntabwo ari impanuka, hari intego.
benshi rero bava muri iyi si batigeze bamenya iyo ntego. Nibyo Bibiliya yita akaga karuta ibindi byose. Kuba muri iyi si ntumenye intego yakuremye, niyaremye iyi si wisanzemo yashizeho, niko kaga gakomeye. Nibyo Yesu yita la perdition, kurimbuka. Nibyo yita mu Kiswahili kuangamia, kubera ko wowe ntiwamenye intego yatumye uba muri isi, wayibayemo nk'uko yiremye nawe wiremye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane yo kuzaryozwa, kuko Imana ntabwo yakugize inka n'ihene, nawe ifite ubwenge bwawe mu rwego rwayo, ariko ntabwo inyamaswa zahawe ubwenge bwo kumenya Imana. Wowe yaguhaye ubwenge bwo kuyimenya, niyo mpamvu yaguhaye umwuka wayo, kuko wowe uri ikiremwa cy'umwuka, ukwiye kuyimenya. Niyo mpamvu njya mbakangurira hano ngo muzajye mukoresha umwanya wanyu, ubwonko bwanyu mu gutekereza ku mpamvu y'ibintu. Ntabwo kuba ngo use umwanya wo gutekereza umuntu ukura he, umuntu aba yiruka ashaka akawunga, udatahira akawunga yawe gusa. Ntabwo waremwe ngo ushake akawunga gusa, waremwe hano ngo utekereze yabiremye, umenye n'impamvu yagushizaho. Imana ishimwe. Nta bindi. Ntabwo Imana yaremye umuntu kugira ngo gusa ngo ajye gushaka ibyo kurya. Ibyo kurya bisanga ari besoin naturel, ni ngombwa kubera ko dufite imibiri ikeneye kurya, kwambara n'ibiki. Ibyo ni ngombwa, bikwiye gushakwa, ariko ntabwo ariyo ntego nyamukuru. Amen. Niyo mpamvu twavuze ikintu cyitwa teleologie, telos, intego nyamukuru, le but final. Ntabwo ari gushaka amafaranga, ntabwo ari kurongora no kurongorwa, mwabyumvise? Ntabwo ari kubaka amazu. Ce sont des buts intermédiaires, ni intego ziri hagati aho, ariko hari intego nyamukuru, niyo bita telos, niyo bita teleologie. Amen. Alleluia. Alleluia. Ibi babyiga muri filozofi, muri la causalité, impamvu ya buri kintu. Alleluia. La cause produit les effets. Si bien si mabyize, la cause produit l'effet, et l'effet devient à son tour une cause de notre effet. Iyo ita la chaîne de causalité. Bivuga ngo hariho impamvu ikabyara ikintu, kizaba impamvu y'ikindi. Imana ishimwe. Mwabyumvise? Bisi mubaza yuko ari ibintu bikomeye kubyumva. Biye kubyumva. None se nutamenya impamvu uri hano muri iyi si bizagenda gute? Uzibesha ku mpamvu? Je nigeze kumva, je ntabwo njya cyangwa amatwi yanyu ngo numve abantu bavuga, ariko ari ubusanga aho wicaye. Ndebe maze kumushikira. Nari nicaye ahantu harimo abandi bantu bari hari. Ikibazo rero baganiraga cyane. Sinigera nagiye se gushaka amagambo yabo. Najaga mu iki? Je naratekereza ku Mana yanjye. Umwe arabwira undi ati rero muri ubu buzima rero, sinakunda ati rero nugushaka amafaranga, hanyuma kavuga ibintu amafaranga icyo uzayakoza, aramubwira mugenzi we yaravuga ko yakoze uruganda. Wabyumvise? Buriya nta kintu cyiza nko kuva muri isi warageze ku ntego, kandi iyo ntego si yindi, nuko wubaka izina, abawukomokaho ukabasigira ibintu bitubutse bihamye. Abumva murumva intego yabo? Nose niyo, nose ibyo bintu ushobora kubisiga hanyuma bakabyangiza bigashira. None se wowe iyo niyo ntego? Iyo ni intego, yite le but intermédiaire. Niki? Ni intego mu zindi ntego zo muri ubuzima, ariko ntabwo ari intego nyamukuru. Bariya abantu rero bari babuze intego nyamukuru. Intego zabo ni nziza, ariko babuze intego nyamukuru. Kuko biriya bintu
iyo uvuye muri iyi si ntawe uba ugihuriye nabyo. Ntibazi rero ko nyuma y'ubu buzima aho bagiye, amen, hari ubundi buzima bwo ntibigeze banabutegeza kubaho. None ukuvuga ngo ntibigeze banashaka kumenya intego yabwo. Niyo Bibiliya yita rero kurimbuka. Ibyo bavugaga ni bizima, ni bizima se, ariko ntabwo ari intego nyamukuru. Hano rero Petero ariwe arashaka kutubwira intego nyamukuru, kugira ngo umukristo amenye intego nyamukuru. Ntuzagire nawe ujye mu binyoma abo bantu baguyemo, bakafata intego zisanzwe z'ubuzima bakazihindura intego nyamukuru. Amen, haleluya. Ariko ikintu bita le but final, niyo teleologie, telos, le but final, niyo bita la finalité. Urabona amafaranga par exemple, baravuga ngo umviriza, l'argent c'est un moyen et non une finalité. Ngo amafaranga ni uburyo budufashisha kugura ibintu, okay, ariko ntabwo ariyo ntego yatuzanye muri isi. Ariko abantu batabizi bazi ko amafaranga ariyo ntego, niyo mpamvu bicana kubera amafaranga, kuko bazi ko ariyo ntego. Comprenez? Donc il y a des moyens dans cette vie qui ne sont pas la finalité de la vie. Hariho uburyo dukeneye muri iyi si, amafaranga, ibiki byose, ariko ntabwo bihinduka intego nyamukuru yatumye Imana inzana mu isi. Mwabyumvise? Hari intego nyamukuru, iyo rero n'ahandi uzayimenyera ni mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. N'ahandi uzayimenyera ni mu ijambo ry'Imana. Amen. Mwabyumvise? Abantu benshi rero bashira imbaraga muri ils mettent tout le paquet dans les moyens au lieu de mettre tout le paquet dans la finalité. Bashize imbaraga mu buryo butandukanye ubuzima buba bukeneye, ntibashira imbaraga mu ntego nyamukuru. Imana ishimwe. None wowe uranyumva, wowe intego nyamukuru yawe niye? Iyo ntabwo ndi wikubaze kuko niyo turiga hano. Ariko izindi zose ufite nimba ari nziza zikomeze, ariko ntuzazite intego nyamukuru. Ce sont des moyens, ni means, ariko the goal, the aim, intego nyamukuru yo kubaho ntabwo ari ibi twebwe tubona muri iyi si. Irahari, ariko benshi ntabyo bazi. Niyo mpamvu ushobora kwibaza yuko umukristu umwanya aha intego nyamukuru babona ko arata umwanya, cyangwa ni umusazi, kuko ntabwo babona ibyo tubona twebwe abizera, ntabwo bazi ibyo tuzi twebwe abizera. Amen. Twone dusome hari aha ni muri Petero wa mbere, ariya ndagaruka n'ubundi. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'ubugingo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen. Dore intego ya mbere yo kubimenya. Turaza kubimenya tumaze kuyiga ibyakozwe n'intumwa 6 ibice 2 twabivuze ibyo. Turaza kujya ibyakozwe n'intumwa ibice 6 n'ibice 7. Hanyuma turaza kujya no mu Baheburayo 11. Ariko hano Petero aravuga intego yo kumenya ko turi abasuhuke n'abimukira, ngo kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri rirwanya ubugingo. Kubera iki tukwiye kwirinda irari ry'umubiri rirwanya ubugingo?
kubera ko muri iyi si nibyo biri ku ngoma, muri iyi si nibyo biri ku ngoma. Les hommes sont motivés par des convoitises charnelles. Ni ukuvuga ngo muri iyi si biri ku ngoma ni irari ry'umubiri. Niko Petero yavuze ngo il faut fuir ngo la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, ngo nimuhunge ukubora kwazanwa iminsi n'irari. Niki cyazanye ibintu urupfu no kubura kw'ibintu? Ni irari rya Eva yararikiye ya mbuto yabujijwe, none akayisangira n'umugabo we. Irari se ngo arebye ngo bishimishije ki? Mubizi se? Soma Itangiriro ibice 3 umurongo wa mbere umanuke, hariya niho babivuga. Biriya nta kundi twabikarifiya, ni convoitise, ni irari. Niko Petero avuga. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, upfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we ari kumwe nawe arazirya. Amen. Mwavuga ko niki cyamusunitse? La femme vit que, umurongo 6, umugore arabona, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro. Ari mu Gifaransa bavuze ikintu kiri précis. La femme vit. Et tu vois avec quoi? Avec les yeux. Kandi ngo abona ko icyo giti, abonesha iki? Amaso. Ngo abona ko icyo giti, nshaka guhindura iriya jambo mu Kinyarwanda, ngo igikundiro. Abona ko icyo giti kinejeje amaso. Ayibizi. Niyo mpamvu nawe ugenda gutyo ukareba ibintu ukagenda ubyifuza. Ega ibintu utabona, wifuza ibintu utazi wowe? No. Nibyo ubona ukabyifuza, ukabona isaha y'abandi ukayifuza kandi nta mafaranga ufite. Ukabona imodoka y'abandi ukayifuza kandi nta mafaranga ufite. Ukabona ibyo y'abandi ukabyifuza kandi nta mafaranga ufite yo kugura ngo biteke. Niyo Petero avuga ngo nimuhunge ukubora kwazanywe mu isi no kwifuza. Ibi byose byago dufite mu isi ni kubera irari gusa, kandi uyu munsi nicyo Satani afatisha isi. Iyo umuntu adafite amarari, afite intsinzi ikomeye kandi agira amahoro mu mutima we. Imana ihabwa icyubahiro. Nta marari, niho uri hano uranyumva, ibibazo ufite urana n'amarari gusa. Gododo ngo maze iminsi nabonye inyama, niho wazibonye. None urazishaka, kandi utazibona akadodo kawe gakomeza kakuryohera. Irari niryo kibazo. Irari. Convoitise.
convoitise. Hein? La convoitise. Irari. Hein? Wabizi? Wewe baza kukunesha irari ni umuchezo? Kunesha irari ntabwo ari ibintu byoroshye. Birese batunogoye amaso. Nawe ubundi mu gihe cyose dufite aya maso ntabwo byoroshye. Umviriza, ndetse mukunda rasoma Petero wa kabiri igice cya 23 uze kuwa 4. Reka nsome hanyuma nawe urasoma. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Uko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Mumaze guhunga no gukira kononekara. En fait, c'est la corruption. Ni ukuvuga ngo isi ibyaremwe biri munsi y'ubutware bwonona. Ok? Donc la puissance de la corruption. Corruption ntabwo ari ruswa. Non. Détérioration. Kwangirika kw'ibintu. Umuntu yarangiritse kubera irari. Irari ryo ryazanye kwangirika. Iyo Eva atararikira nta kwangirika kwari kuza. None Petero avuze iki? Ngo mwebwe abizera Kristo muri abasuhuke muri isi n'abimukira. None mugire gute? Muhunge irari ry'umubiri rirwanya ubugingo. Amen. Irari ry'umubiri rirwanya ubugingo. Kubera ko umubiri urarikira iby'Imana yanga, kandi iby'Imana yanga nibyo byangiza ubugingo. Wabyumvise ibyo? Icyo rero ni cya mbere atubwiye kugira ngo tumenye ko turi abasuke n'abimukira. Iyo utabimenye rero ntuzamenya ibyo ukwiye guhunga. Ntuzamenya uko ukwiye kubaho muri iyi si. Uzajya ubaho nk'abantu bose batizera, kandi abakristo benshi niko babayeho. Reba uko abantu b'isi babayeho, niko n'abakristo benshi babayeho. Ntibagira kirazira, kuko ntago bazi icyo bari cyo. Ntibazi ko ari abasuke, ntibazi ko ari abimukira. Amen. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ari s'abstenir bavuze iki ari? Muri Petero wa mbere 11. Kugira ngo birinde irari ry'umubiri. Birinde. 12 ngo ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Nyumva ko Imana itandukanya abapagani n'abizera. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani. Mwazigira gute se? Nukubanza kwimenya icyo muri isi. Ko muri
abasuke n'abimukira. Muri iyi si ntabwo ari iwanyu. Amen. Nyinyi ni wasafiri. Hanyuma, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nubwo babasebya nk'abakora nabi, ntabwo isi izigera ishima umukiranutsi. Icyo nicyo kikwereka ko isi iri munsi y'urubanza rw'Imana. Isi yanga umukiranutsi, isi ikunda ibyayo. Wabizi? Uzumva umukiranutsi bamuvuga nabi kandi ibyo akora ari byiza. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ari uw'isi. Kubera ko isi yanze Yesu, kuko ntabwo ari uw'isi. N'abantu bashaka kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu, Pawulo yavuze ngo bazatotezwa, kuko isi ikunda ibyayo. Ibi ni ibintu biri muri Timoteyo. Tubaha n'ibyanditswe byera kugira ngo bamenye ko ari Imana yabivuze. Imana ishimwe. Haleluya. Ariya Timoteyo 2 mwageze. Ibice 3. Timoteyo 2 ibice 3 murongo wa 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Yakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazatotezwa. Amen. Nijye nabivuze. Birumvikana isi izatoteza abantu badakora nkayo, batatekereza nkayo, batagenda nkayo. Kuko umutware w'isi yitwa Satani. Wowe ushaka ko Satani akuvuga neza. Igihe Yesu azaba ari ku ngoma i Yerusalemu ateka isi yose, umukiranutsi azavugwa neza. Wabizi? Kuko hazaba icyo bita changement de paradigme. Hazaba paradigm shift. Ingoma is a shifting. Satani ave ku ngoma, Yesu aje ku ngoma. Aho rero umukiranutsi azavugwa neza. Ariko nimba ushaka ku isi ikuvuga neza ubu, kandi Satani ari ku ngoma, uribeshye. Iyo rero gano abakristo benshi barabizi kada. Nabyo bazi. Bashaka ku isi bakunda, ibakuyakuya, ibavuge neza, bagahita bagwa mu cyo bita compromis. Kaguru kamwe mu gakiza kandi mu isi. Naho keza abami babiri, niko umwami Yesu yavuze. Birumvikana? Amen. Ega abakristo authentique ku isi ntabwo ari benshi, nibaza babeshye, ni bake. Amen. Ni bake. Kuko iyi si kugira ngo yibemo utuzura nayo, udacudika nayo, ntabwo byoroshye. No, ntabwo byoroshye. Kuko uzitwa un non conformiste. None ngo au milieu et au milieu des païens. Kuvuga ngo abo bapagani, amen, abo bapagani turimo ngo tubereke ingeso nziza za Kristo muri twe, nubwo badutuka, nubwo batwanga, kuko isi ikunda ibyayo. Rero impamvu isi yanga Yesu nuko Yesu ntabwo ari uw'isi. Okay? Noneho twebwe nibadutuke ariko bataduhora ibyaha. Wabyumvise? Nibadutuke bataduhora ibyaha. Badutuke ariko nta cyaha bashobora kutwagiriza. Ngo kuko igihe Imana izabagenderana nabo, amen, Imana izakoresha za ngeso nziza zacu, bahite bahumuka bavuga ati buriya ni twebwe twari babi, nuko twari impumyi. Imana izakoresha ubuhamya bwanyu kugira ngo ireshe babandi nabo bave mu irimbukiro baze mu gakiza. Ariko niba duhora amafuti yacu, none se Imana izakoresha amafuti yacu ngo ireshe abanyabyaha? Oya, ahubwo Satani azagira ingufu ati biriya bintu by'abariya mu bireke ni bya fake, sibyo? Baravuga ntibakora ibyo bavuga. Wabibise?
baravuga ibi mu masengero yabo, ariko nijoro bagakora ibindi. Urumva icyo gihe ntabwo tuba duhaye Imana uburyo bwo kureshya bariya bapagani. Wabyumvise ibyo? Amen. Reka dufate iminota 10, buri muntu wese ajya imbere y'Imana asaba Imana, amen, kugira ngo imuhe kuba mu buzima bugaragaza ko ari umusuke n'umwimukira, nubwo turi bucukumbure mu kubyumva. Hanyuma ikindi nacyo asaba Imana imuhe kwiyambura amarari. Imana imuhe mu Mwuka Wera imbaraga zo kunesha amarari y'isi, amarari y'umubiri, irari ry'umubiri, kugira ngo abe mu buzima buhamanya n'umuhamagaro we w'umusuhuke n'umwimukira. Kandi hagati y'abapagani batazi Yesu abagaragarize umucyo w'ubwami bw'Imana, abagaragaza ingeso za Kristo, abagaragarize ziriya mbuto 9 zivuga mu Galatiya 5:22 zimugaragareho. Iyo ntekereje kuri ziriya mbuto nsanga umwuka aracyafite akazi muri twe. Neti ngo dusomere wumve. Na wipime iminota 10 turashaka gufata ziriya mbuto, umuntu wese azirebe nimba ari zigaragara mu buzima bwe, hanyuma asaba Imana kugira ngo igituma izo mbuto zizaseruka kiveho. Nizazi ni bya bintu twavuze, kamere ituma turarikira. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Ni urukundo. Uvuga ngo tukwiye gusunikwa n'urukundo mu byo dukora byose. Icya kabiri ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Tukwiye gusaba Imana umukara azaduhe guhora twishimye. Guhora twishimye nawe kugenda twasamye ngo twereke abantu amenyo, ntabwo ari ibyo. Ushobora no kubikora kandi atari byo. Non, c'est une joie indicible mu mutima. Amen. Ayumvise. Ushobora kwishima kandi utafunguye umuntu. Kwishima, écoutez, la joie, amen, même si le sourire fait partie de ce qui exprime la joie, mais la joie ce n'est pas le sourire. Nubwo guseka ari kimwe kigaragaza ibyishimo, ariko hari no guseka k'uburyarya, no guseka ku yindi mpamvu. Il y a des sortes de sourires cyniques. Murabyumva? Ntabwo murabona mu mafilme ukabona uriya cowboy bariya y'amafilme ya western y'abanyamerika, basanga tukira abana n'abasore bakundaga kureba amafilme yo muri Far West yo muri Amerika, bariya cowboy karasana bari ku mafarashi, muribona biri. Iyo bafashe umwe akamufata rero mpiri akamuzirika hariya, hanyuma yamara kumuzirika hariya ategereje icyo aza kumukoza, akaguma anyura ku ruhande rwe. None iyo ni inseko. Inseko cynique, c'est du cynisme. Wabizi? Cynisme. Wabizi? Mubesha kubabwira. Nimuzitiranye no kugenda useka abayisi, usekera abayisi n'abagenzi ngo none ngo ufite imbuto y'Umwuka Wera. Oya. Ni ibyishimo by'imbere mu mutima. Amen. Imana ishimwe. Wayumvise? Ni biriya bavuga hariya muri Luka 10 cyangwa na Matayo 10. Ntabwo ujya wishima kandi utigeze ubumbura umuntu. Urumva rero guseka ni byiza iyo bituruka mu byishimo nyabyo. Amen. Navuze Luka 10.
Luka ibice 10. Nete mukuno were ku murongo wa 17 ugeze kuri 22, ariko jewe icyo nshaka ni kuri 21. Aho niho nshaka ko tumva. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we keretse se, kandi nta wuzi se uwo ari we keretse umwana n'uw'umwana ashatse kumumenyesha. Amen. Amen. Reka dutekereze umuntu tumwe. Kuri 21 ngo en ce moment même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mwibaza ko byagenze gute? Ngo ako kanya ngo yishima cyane mu mwuka wera. Wazagenze gute? Yahise asohoka rwe. Niko yagiye. Kumenya rero iyo birivuga ngo imbuto z'umwuka wera ni urukundo n'ibyishimo, mumenye ibyo ari byo, kuko nimuzagwe mu buryarya. Mwumvise hano ngo ako kanya ngo Yesu yishima cyane mu mwuka wera. Ni mu mwuka wera. Amen. Ni mu muntu w'imbere. Hashobora gute hazamuka guseka cyangwa ntihabe guseka, ntacyo bihindura ko ni mu mwuka wera. Haleluya. Amen. Ni event nshaka ko mumenya. Ako kanya yishima cyane mu mwuka wera. Tuwo ngo yahise agenda ngo Nazareti yose na hose. Yahura n'abarisi hobe ibyishimo, ntabwo ari ibyo. Ese amurabumvise? C'est ça, de cette joie dont il est question, la joie de l'esprit. Ushobora kuba uraho nta n'umuntu muri kumwe nawe kishima mu mwuka wera, kandi utagiwe kandi. Donc iby'umwuka mukwiye kubimenya bitandukanye n'iby'umubiri. Hari ibyishimo by'umubiri, hari ibyishimo by'umwuka. Ibyishimo byo mu mwuka bishobora guherekezwa no guseka, okay, cyangwa nta guseka, ariko mu mutima hari ibyishimo. Imana ishimwe. Amen. Twe dukunda ibintu bikangana. Dukunda pa no. Wowe nanjye ntabwo twari turi hano, ariko ushobora kwimagina impamvu umwuka yavuze ngo yishima cyane mu mwuka wera. Mu mwuka wera nibyo byishimo batubwira hariya rero. Imwe mu mbuto z'umwuka. Komeza. Est-ce que je suis clair? Suis-je clair? Donc la joie de l'esprit peut entraîner un rire, pas un sourire mais un rire. Sourire na rire biratandukanye. Amen. De rire. Un sourire en fait c'est quoi? Ni forme y'umunwa iba yahindutse kerekana amenyo, sibyo? Ça c'est un sourire. Mais un rire c'est plus qu'un sourire. Yayituruka imbere mutima ifite imbaraga. Okay? Ukomeze.
amahoro. amahoro mu mutima ni imbuto y'umwuka wera. kwihangana. ya kwihangana nk'imbuto y'umwuka wera benshi turayikeneye, kenshi tubura kwihangana. nuko nyine abantu ntibashobora kubona uwo bagerekaho iki kibazo cy'imvura. nuko abantu benshi ntibashobora kubona uwo bagerekaho ikibazo cy'imvura nyinshi. ariko hari igihe abantu bumva kuko we ntabwo yashakaho imvura yamukiye gahunda runaka, abuze kwihangana. atangiye kwitotomba, atangiye gutukana, atangiye kwivovota. nuko yabuze gusa uwo agerekaho icyo kibazo. dore nk'iby'imvura nabi. kandi hari abantu bayisengeye, we nabyo uzi kuko yikunda gusa. hari abantu bari bayikeneye, ubushuhe bumaze iminsi bumereye nabi, ntibaryame kubera ko byakurikiye gahunda yawe gusa. utangiye kwivovota n'iki byose. tukwiye gusaba Imana imbuto yo kwihangana, ukihangana kuko ibintu byose bifite telos, byose bifite intego biriho. Imana ishimwe. Amen. tumenya ko buri kintu cyose gifite intego yacyo. Imana ishimwe. nimba ari ubukonje, genda ushake ikintu cyo kwifubika, ureke kwivovota no kwitotomba. nimba ari ubushuhe, reka kujya kuri iyo zuba. nimba ubishoboye, genda urebe ahantu hari agacucu. nimba ufite ventilateur cyangwa ufite air conditioning, genda ubishyireho, ariko ureke kwivovota kuko ntabwo ari jye bizanye, ntabwo ari wowe, bifite impamvu yabyo. kwihangana ni ikintu gikenewe cyane, muri bito, muri binini. kwihangana. Amen. intonganya ziza kubera iki? kubura kwihangana. ikibazo kikavuka, aho kugira ngo mufate umwanya wo kugikemura, mufate umwanya wose twabona no guhangana n'intonganya no gushaka nyiri amakosa, nyiri bayazana. none se kubura kwihangana kwawe ku kibazo cyavutse, ugahitamo gutongana no kwivovota no kugira gute, niho ubikemura? No. mubanze imbaraga muzishyire mu gukemura ikibazo, aho kugira ngo mutangire gushakisha nyirabayazana. ni wowe, ntabwo ujya wumva uko kichwa nguvu we. ibyawe niko bimeze, wowe ibyawe biri macuri. ubwo n'umugabo n'umugore, nta kibazo, kazima warunguye macuri, akabigira kabizi, kajya imboga, ndetse yagutsindagiye kuri ya muntu. ubyirengere, shaka igisubizo, aho gutangira kuvuga ngo none se kumutuka niyo biri buhindura ibintu. iwanyu niko mwabaye, utangiye no kujeneraliza noneho. iyo Imana tubwiye ngo imbuto z'umukara harimo no kwihangana, bidukiza ibibazo byinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. kwihangana, twese rero turasabwa kwihangana. ni imbuto z'umwuka wera, ntabwo ujya kubifabrika, ntabwo ari kamere tuvukana yo kwihangana nibaho. murazi kwihangana tuvukana bidaturuka ku mwuka wera, murazi uko byitwa? kurenzaho. kurenzaho kugira ngo amahoro aboneke. ntabwo ari kwihangana. kwihangana ni imbuto y'umwuka wera. iyo umuntu atari umwuka wera, kandi umwuka wera aba mu muntu yizeye
Kristo. Nimba atari imbuto y'umwuka wera ku kwihangana babyita kurenzaho. Sinzi mu Kinyarwanda nimba ari byo mu Kirundi ngo kwiyumanganya. Gusa nawe utabibonye. Il fait semblant. Ah, il a cassé des trucs à la maison, mais tu fais semblant comme si tu ne l'as pas vu. Kagira nk'uko utabibonye. Hanyuma mu gihe rero la colère umujinya wamaze kukuvamo, none ugafungura amaso ukayibona. Nugashikije ukuntu uri wikemure. Nimba ari teremusi ya menese na yindi mufite, ugasa n'usohoka gato mu nzu ujya kureba indabo. Hanyuma ukaririmba Zaburi imwe. Wamara kumva umeze neza ukagaruka ukareba ya teremusi bamenye. Aho rero uraza gukemura ibintu neza neza. Ntabwo rero wagize kwihangana, nukurenzaho, nukwiyumanganya. Nimba ari kubavuga. Ariko iyi mbuto y'umwuka yitwa kwihangana yo ni surnaturel. Yo ni Imana yitanga mu mwuka wera. Haleluya. Kihanganira ibikwigerageza, ntuhemukire umwami wawe. Haleluya. Nuve mu bwiru bwo kwizera. Nubwo uhura n'ibikomeye, hari ukwihangana umwuka guha. Imana ishimwe. Ntutatire igihango mwagiranye n'umwami. Ntusiribanga ntukanagira amaraso yakwezeje. Yo ni don de l'esprit, ni gift y'umwuka wera. Imana ishimwe. Haleluya. Mwabyumvise? Biratandukanye n'ibi byose bita kwihangana. Hari ukwihangana nka don du Saint-Esprit, nk'impano y'umwuka wera, ari n'ibyo kwihangana byacu byo muri kamere yacu, ntabwo ari kwihangana komutere, ahubwo urenzaho, uriyumanganya, tu fais semblant, urihumuriza, uritera akajeke, kugira ngo ntukore amadega. Niko bimeze. Mwumvise kwihangana? Amen. Ni impano y'umwuka wera. Ntabwo Imana yayivuga hano kandi tuyivukana. Ntabwo Imana yayita impano. Ibindi twita kwihangana ni ibintu bya kamere bitubashisha ngo nitusange twakoze l'irréparable, twakoze amahano. Wabyumvise? Amen. Haleluya. Wowe urasanze umuntu arabomora umuryango w'imodoka yawe kuri parking, serire yose yari warayikasagira gute kuko ashaka kujya kwiba hari indani. Wowe uri umukristo, sibyo? Biragenda gute? Biragenda gute? Aho niho barebera kukwijwe. Kuko abandi kamere yazamuka, nubwo waba akurusha ibigango, umusimbukiraho da mbere ko polisi iza. Kuko ni reflex. Kwihangana hano yo guhari nk'impano. Amen. Aho niyo gukora, niko kugutabara. Amen. Ushobora kumubaza ibyo arakora, cyangwa ugahamagara inzego ziri aho hafi. Dore uriya muntu biremewe. Wenda kujya kuvugana nawe bishobora guteza ibibazo. Okay? Akaba yavuduka gukubita hasi mu gihunga yiruka. Kuko ntabwo azi kugera arakora ari byiza. Kwihangana ni impano y'umwuka wera. Imana ishimwe. Ugataha mu rugo nk'ubu twiyirije, hanyuma nimba ari byo kurya Imana yaguhaye byateguwe, ugasanga ibyo byo kurya nimba ari muri quartier injangwe nyinshi, injangwe murazizi ega Satani aradutega. Ugasanga rero noneho imboga zose yazitwaye none biragenda gute? Muri iyo joro se barateka ibindi, cyangwa barangaye yashiririye
cyangwa habaye iyindi mpamvu yatumye ibyo kurya bitaribwa, biragenda gute? Uragira gute? Aho niho iyi mbano rero itabara umwana w'Imana. Cyangwa tugakora za tekinike zacu zo kurenzaho tukiyumanganya, ariko sinzi ko biba bikomeye. Dukomeze. gira neza. Kugira neza. Kugira neza ni imbuto y'Umwuka Wera. Amen. La bonté. Kugira neza, la bonté. Goodness. Imana igira neza, ngo natwe nk'abana ikunda tuyigane mu kugira neza, ngo ikibi mukinesheje icyiza. Kuri ko Imana ibwira abana bayo, ujye ugira neza, ujye uneshesha ikibi ukakinesheje icyiza, cyangwa witura inabi kuba kugira nabi. Imana igera kuri kanavuga ngo musengere n'ababatoteza. Wabishobora gute afite Umwuka Wera? Deja kugira neza biratugora, none ngo n'abadutoteza, n'abatugira nabi, n'abatwifuza nabi, ngo tubasengere tubasabira ibyiza. Ni benshi bagera ahantu, ariko umwami wacu yadaye urugero. Bariho baramubamba ku musaraba, yarabavumye ngo data babarire ntibazi icyo akora. Apana umwami Yesu gusa, n'umuntu nkatwe yari uzi Umwuka Wera yitwa Stefano. Turaza kumusoma mu gice cya 7. Nawe bari baramutera amabuye mbere y'uko apfa, mbere y'uko ajya mu ijuru. Haleluya. Yaravuze ngo mwami ntubabareho iki cyaha. Komasa bamaze kumena umutwe, amabuye, abantu rubanda yose bamukoraniye bamutera amabuye hanze y'umugi wa Yerusalemu. Narageze aho bamwiciye, mbere y'iryo rembo, mu marembo ageze Yerusalemu, mbere y'uko ava mu mubiri. ngo mwami ntubabareho iki cyaha, uja muri mwe bababarire. Izo mbaraga ni zande? Imbaraga z'Umwuka Wera, ntabwo ari za bene Adamu. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ingeso nziza. Ingeso nziza, la benignité. Ese dufite ingeso nziza? Ingeso nziza, izi nibyo bita les valeurs du royaume, kingdoms values. Ingeso nziza. Ese dufite ingeso nziza? Nico kibuze ngo tureshe abapagani baze mu gakiza. Ingeso nziza. Ikindi, ukiranuka. Ibyo tubyigishwa buri gihe cyose. Kugwa neza. Kugwa neza. Mumenye kugwa neza tugwa nabi. Zero problem. Uriya n'umugwa neza. Biravuga ngo nimuze kuri jyewe. Yesu aravuga ngo nimuje kuri jyewe abarushye n'abaremerewe, kugira ngo mbaruhure, munyigireho, ndumugwa neza, ndiyoroheje mu mutima. Uwo ni Yesu. Kandi ngo c'est notre modèle, niyo tugiye kwigana. Ese koko tugwa neza? Turi mu kugwa neza? Ngo ndumugwa neza. Yesu ubwe yita ko ari umugwa neza. None bitese byacu. Imana ishimwe. Bumvise ubugwa neza. Kiniki kwirinda. Hariya bavuze kwirinda, siyo ya nyuma.
hano bavuga la temperance, niyo nshaka gusobanura. Bibiliya y'icyongereza self control. La temperance, self control. Bibiliya y'igiswahili ngo kuwa na kiasi. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo faut pas kuba mu bintu by'ama extreme, by'ama extreme cyane. La temperance, self control. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuba ufite maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Hariho mu isi aho bigisha tekinike ya self control, maîtrise de soi. Hari imirimo myinshi ikeneye ko uyijyamo akwiye kuba afite self control kugira ngo ntatumu umutwe. Na niyo Paulo yagiye Timoteyo ngo keep your head in all circumstances, ngo ntutumutwe mu bihe ibyo ari byo byose. Niyo iyi mpano y'umwuka wera, iyi gift, iyi don. No, Imana ishaka yuko amen tutaba abantu bata umutwe y'ibintu bya paranganye byabaye ukundi. Ni impano, amen. Nimba ari impano ntacyo uyikorera, urayisaba umwuka wera. Impano ntacyo uyigurana, ni impano nyine. Nimba ari icyo utanga en échange, ntabwo ari impano, ça devient un mérite, un dû. Bivuga ngo ni ikintu ukwiriye. Keep your head, Timothy, in all circumstances. Garde le sang. En France, on dit le sang-froid. Le sang-froid. La tête froide. Rero hano rero baravuga ngo dukwiye kuba dufite self control, maîtrise de soi, tempérance. Ntabwo ari muri ubwo buryo. Ni ukugira ngo gusa ntituzasange tugeze mu bihe bikomeye duta umutwe, usange twakoze ibyaha kuko tutakikontorora. Right? Ushobora kugaragara muri situation ukavuga amagambo mabi, kandi umuntu w'Imana akwiye kuvuga amagambo mabi. Sibyo? Cyangwa ukagera ugakora ibintu utagakoze en temps normal. Ndavuga ibintu runaka udashobora gukora nk'umuntu w'Imana iyo uri muri temps normal. Wabizi? Bivuga ngo nta bintu dukwiye gukora bibi cyangwa n'Imana kubera ko twageze mu bihe bibi. Niyo mpamvu y'impano ikenewe rero. Amen. Reka mbaho urugero. Mu gihe cya communisme, biriya bihugu by'abakomunisite byari bigizwe Leta Zunze Ubumwe z'ibihugu by'Uburusiya, l'URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Byasenyutse muri 1991 na chute ya urukuta rwa Berlin. Noneho biriya bihugu bigahita, buriya bumwe ibihugu bya Soviet bugasenyuka, ibihugu bigahita bironka ubwigenge bwabyo. Okay? Mu gihe cya communisme yamaze imyaka 70, biriya bihugu byarwanyaga Bibiliya n'Ubukristo. Noneho hari abakozi Imana bafite umuhamagaro bavaga muri ya bihugu bifite umudendezo, bivuga ngo l'Europe de l'Ouest. Sibyo? Biriya bihugu byo bafite umudendezo wo gusenga, kuba mu itorero. Noneho bagira umuhamagaro wo kuzajya bagenda rwihishwa binjiza Bibiliya muri ya bihugu. Mwumve? Ni risque. Noneho bakajyana Bibiliya. Bo fraude yabo ni ukujyana Bibiliya. Apana kujya kuyigurisha, kujya gutanga mu mago Bibiliya no kubwiriza. Kandi biriya bihugu bifite police secrète yicengera ikareba nimba hari abantu bagisenga cyangwa batangaza Bibiliya. Noneho biriya bihugu babyitaga les pays derrière le rideau de fer. Ni ibihugu biri inyuma y'umwenda w'icuma, rideau. Kuva mu icuma. Mwebwe ibyo bihugu mwebwe mwemera amabira niki? Twebwe hano no. Amba barinjiraga. Noneho hariho igihe bamwe barafashwe
muri abo bafashwe harimo n'umupasitori. Barabafunga ahantu ateye ubwoba, babagaburiraga akagati k'ubusa n'utuzi. Wabyumvise? Babaho iki? Ko binjiza Bibiliya kuyitanga kandi bakabwiriza, bariya bantu bagakizwa. Noneho mu gihe babahaye utugati muri iyo gereza, abo ari gereza isanzwe, ni mu kavano umwijima ateye ubwoba n'umumbe bikomeye. Hanyuma abakristu bari aho muri iyo gereza bagafata kuri twa kagati bakagenda bakatamo mwese ngo ni cya 10 ngo bahaye uwo pasitori. Mwe mumva bimeze gute? Abo rero tuvuga ngo bari bafite impano yo kwihangana, bagakora ibyo basanzwe bakora mu bihe bisanzwe, bakabikora mu bihe bidasanzwe. Bari bafite iyo mpano, kuko muri iyo situation nk'iyo umwe wese ahubwo yanahengera undi asinzira akamwibara n'akagati ke. Wabyumvise? Kuko igihe nk'icyo wabyumvise, igihe nk'icyo muhinduka nk'inyamaswa. Sinababwiye les alpinistes b'abantu bajya ku misozi kure hejuru, imisozi ifite za nejari, ko baragiye zira za Himalaya, imisozi minini cyangwa Pic Everest, sibyo? Hariya none bagezeyo bahura n'ibyo bakwense, imbeho nyinshi birabagora kuvayo, bamwe barapfa. Neza ko yabwira babiri niba nibuka neza, bo baguma baraho, abandi bapfuye imirambo. Kugira ngo babeho batangiye kurya bagenzi babo, baraje kubatabara. Abo babiri no batabawe bavuga impamvu bo batapfuye, ngo barebaga bumva n'abantu bize, bari bazi ati inyama yaha naha igira ibinure byinshi, kuko bakeneye amagresi. Noneho bagakata bakarya. None yumva se, aho rero umuntu yanditse igitabo ahereye kuri ibyo, aravuga ngo buriya rero ngo abantu bose twari tuzi ko muri Afurika nahe mu mashyamba yabo ngo niho baryana ngo nahe, ariko twasanze ko buriya abantu bose nicyo kimwe, ngo civilisation yacu itandukanye ngo ni verni na kamakiyaje, kuko iyo tugeze muri situation runaka twese twitwara kimwe nk'inyamaswa. Urumva rero ko iriya mpano rero irakenewe, kwihangana muri iyo gereza yabo babicisha inzara, ari umukibuka ko mukwiye gukomeza gukorera Imana. Hanyuma bagafata akagati kabo burute ati pasiteri udusabire umugisha, ati iki ni cya 10. C'est terrible ça. Urumva ibyerekana ko iyo circonstance, ibyo bihe ntabwo byabahinduye par rapport Imana yabo. Ariko kenshi twebwe tugeze mu bihe bikomeye turahinduka, tukamera nk'abantu batigeze bizera. Tuba tubuze iki? Imana yo kwihangana. Bibiliya ntabwo ivuga ibintu nk'ibyo. Mose, umvereza, mbere yuko bambuka Yorodani mu mwuka, ko Mose yari profeti, yari umuhanuzi, yarabarebye mu mwuka icyo bazaba, aravuga ngo igihe kizagera ngo muzareka Imana. Yesu nzaba mbari, ariko ndayibona muzareka Imana, muzakora ibyangwa n'Imana, amateko y'Imana nabahaye mu izina ryayo muzajugunya nyuma y'umugongo wanyu. Banyuma ibi byago byavuzwe muri amateko bizabazaho, ngwaho mubiriza aho umugore atazababarira icyamuvuye mu nda,
umugore azarya umwana we yibyariye. None se kugira ngo ajye kurya umwana yibyariye, umugabo aramutse asinziriye agona ntiyamurya ugutwi, ntiyagutwara? None se si Mose yabivuze hano? Hagera ibihe bene data, umugani we yanditse kiriya gitabo ngo twese ngo ngo peuple civilisé, ngo nous les blancs nous sommes civilisés, ngo les noirs ngo sont des sauvages. Ati byo tubiveho, ngo ibi byabaye hariya kuri abo bantu bakaryana, nibyerekana ko iyo turi muri situation zimwe twitwara kimwe, nibyerekana ko dukomoka hamwe. Amen. Dukozwe mu iforoma imwe, ngo ahubwo ibitandukanya ni za civilisation tuba twagezeho mu rwego rwa mikoro n'ibindi babibise. Ariko tubaye muri circonstance y'abariye bitwara nk'abo. Atiza si ngo peuple civilisé, ngo peuple sauvage, ngo iyo ni vernis, ni maquillage. Kandi maquillage ivuyeho kwa kuri kuragaragara. Bivuga ngo n'izi civilisation rero ntabwo ari Imana yaziremye, nizerekana ubusumane bw'abantu. Bariya n'abasauvage, twe turi civilisé. Mwabyumvise? Kandi abantu bakibeshya ngo tuvuka turi abasauvage, ngo bo bavuka bari civilisé. Kandi ugiye ku bitaro ukareba umuzungu abyara n'umuyaba abyara, bose simbona civilisation iraho. Baza kimwe, bavuka kimwe, ahubwo bageze mu isi niho bitandukanye. Fata iminota 10.